imipangu yose kugira ngo tube. Wowe uzajya ubwira abakirisi, uzabwira abakirisi uti pastor arerekwa. Sibyo? Akuze n'ikindi mimi. Ukomeje kunsumba. Harya ngo urashaka kurwana? Urashaka kurwana? Niyo twarwanira, niyo urashaka kurwana? Niyo genda kwiyo. Rambura akaboko mu izina rya Kristo kuko umwami Yesu avuze. Rambura akaboko ndasengera abadayimoni bose bakavemo. Rambura akaboko pastor Byuneke ndasenze. Rambura akaboko ndasenga mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Zahise amubura none atanansezeye koko. Mbega kamurere mu cyumba. Papa kwatanyitabaza. Papa musagiye he? Wose ni muhamagaye sana. Medivine. Oui, bébé. Neza rwose ndakunda. Yesu ngo amasengesho ryari. We shaje ndara mpari rwose nta kibazo. Tasiyo. Bere hangaha uzajya uzabibwira. Umfashe ntabeme. Kandi ukomeze usenge cyane sibyo? Kandi Imana iragukunda. Twakoze iki? Wowe. Komeza usenge cyane. Tuzaza rwose. Ndabwirana papa tuzaza niba twabura muri gahunda zo ku rusengero. Tujyana he? Tujyana ku rusengero. Ukora iki? Ejo hari amateraniro nyine ku rusengero. Nuko Divine yarimo ambwira gusenga. Kandi tuzajyana. Amateraniro y'abantu bose se cyangwa ni? Oya ni bose nyine ejo tuzasenga umunsi wose. Okay, noneho ntibure ya myenda yanjye itere pasi marawe n'inkweto tuzajyana nta kibazo. None se ntabwo ubona wowe. Eko komane gute tutabona. Kamande neza nguki. None se ushatse kuvuga ko imbwa ituma imyenda yawe wongera ukayambara ihindurije. Yamba hindurije se koko. Ego komane umva. Ese mwagiye mukora ibintu mukabigaragazara? Ibiki? Oya mujye mubigaragaza. Ibiki dukora? Umva mbabara ngiye kujya kwiyakira pastor amafaranga yanjye. Pastor wavugana nawe. Umva mukobwa umva naragafashe uri kumva. Ngiye naragafashe. Ubundi suzi ngiye vuye. Nasa wambaye amakanzu ahindurije mada. Biterwa naho umuntu avuye urumva neza. We inkweto imbwa zira ngungu iki? Umva fa. Yesu menye ibyawe nanjye. Hoya mbabarira ngungu iki? Do. Umva wasanga yo style nashaka. Umva ibyo mukora mujye mubigaragaza. Wabyumvishe? Ngo rero wihishe baba bigaragaje se sugenda uca mu nzira abantu bose baguseka. Banseka baguseka. Umva mbabarira njya kwishyiriza amafaranga yanjye. Ndumva aho uri muranira. Ndumva uri muranira icyukeye. Kandi ubwo wasanga ari ay'uburayi. Ngo ngwiki wese uvuye bada uvuye. Umva mvuye mu masengero. Reka ndebe hano. Umva mvuye kwitwaza. Nese ku cyambaye imyenda ihindurije kandi uvuye masengero. Nakubwiye ko ariyo style nashaka. Reka nkubwire rero. Ubu nta kundi. Tugomba gupanga imipangu yose kugira ngo tube. Kagereho. Kugira ngo ube urapangiye ngaho ntacyo heraho ngaho ubwira. Tugomba gushyira amasengesho atavaho. Bagatura umunsi bagatura ejo bagatura. Dore ko ibintu bimeze. Kubona ibintu bimeze nuko. Ejo tuzita amasengesho, sibyo? Twe tujye gupanga umupangu twereka abakristo ko ngewe nerekwa. Nderekwa. Dore ko ibintu bimeze ndabona biri kuguca. Hagamijwe iki? Hagamijwe kugira ngo abantu bemere ko twe twerekwa tunavura. Ni ukuvuga ngo twe ikintu tugiye gukora. Tugiye gufata ibitabo bitatu.
wowe ubifate ujye mu rusengero ubishyire ku meza hanyuma nzajya nza mbitombore. Wowe uzajya ubwira abakirisitu, uzabwira abakirisitu uti pasiteri ararerekwa, sibyo? Muvugane igitabo, muvugane umubare wacyo, nimba kiri hasi, nimba kiri hagati cyangwa kiri hejuru. Hanyuma ngewe nzahagenda njye mu rwiherero mukivugane n'ahari, nindangiza nze mpite ngitombora. Kugitombora rero bizagenda bite? Wowe tugiye kukubwira amagambo, tugiye kuyemeranywa uburyo uzajya umamagaramo. Ukabikora neza kugira ngo batazatuvumbura. Humura we mbwira ahubwo ndi mu ndumva ingingo. Aha. Uzajya uvuga uti pasiteri menye ko umbwiye ko ndi bukore ku gitabo cya mbere. Aha. Ubundi umbwira uti mukozi w'Imana menye ko umbwiye igitabo cya kabiri. Nurangiza uhita cya gatatu uhita umbwira uti mushumba ngwino bitemenya ko umbwiye. Nuko ngo ubu ndatumenya ko umwicyamo imitwe yawe niyo reka nkubwire bazatura twarabapfundikiye za Kigali i Remera twariye amafaranga cyese ko naza kugira ibyago nkafunga. Ariko ibyo bintu uzi ko aribyo byakirira abantu. Turaho turasinziriye ngwe nk'abukristo muri cyo bigi muvandimwe wanjye. Reka nkubwire akira. Icyo kintu nicyo twe mbo nimba mbyibuka neza uravuze uti igitabo cya mbere ni pasiteri. Nguhamagaye nkavuga nti pasiteri, hanyuma ugahituza ugatomboza igitabo cya mbere. Noneho urambwira ngo ahandi nzakoresha mukozi w'Imana. Icyanyuma ntumbwiye ngo nzakoreshe mushumba. Mushumba. Ni aho gake. Ibyo ngibyo. Wabifashe. Ibyo. Ariko se sha. None haba hari mundi wakwerekwa kandi. Ya wigira ikibazo. Abantu dusengana nabo sindabazi. Namaze kwica umutwe ugira ikibazo. Bazayatura mwa. Iki se ndashaka byabigabo byabigabo bizana ko ntakisha n'abagore bayafasha. Ngiye ndashaka ko zira modoka tuzabasigira imodoka imwe yonyine yo kuzabara inkuru ko hanyuze pasiteri tukiri bato mwumva. Icyo rero ariko turabitugiye imigambi neza tuyihamye. Reka nkubwire urabizi n'itangazamakuru hano hanze rihita rimanukira rimwe. Ntubizi neza? Ndabizi. Usanzwe ndakwizera urabizi. Ariko genda hanura tugendane neza kugira ngo ibintu bitazazanamo akavuyo hanyuma tugakomba ibara nyine. Nawe ngo wigira ikibazo mbona imodoka imwe mita nshaka ya kabiri ni yawe. Umupango n'urisha n'uyu nguyu ahubwo tugere mu kwenda kawe.
bakristo bavandimwe mumeze neza mwaje muriye munanyweye se ubwora ko mbona nta murare ndiho mbabonana mu izina rya Yesu turashaka ko mwese muba mwariye mwana mwe tuyise turya rwose arabajya bavuga ngo pasiteri ngo babwiriza ngo bambaye gutya ngo abashumba ngo bambaye gutya ni ukuvuga ngo ubundi iyo ugendana n'ibigezweho wambara neza itorero ryacu ntirigezweho ntimubizi neza si irya mbere muri iki gihugu no mu mahanga ntibabizi ibyo murabizi neza ntabwo nirirwa mbabwira byinshi aleluya amen. uyu munsi rero ngira ngo ntabwo turi buze kugira ibyigisho byinshi twigana kuko murabizi neza tumaze ibyumweru bigeze ku 8 duterana kandi twize byinshi ahubwo ndagira ngo uyu munsi ngira ikintu kimwe mbasobanurira mumaze iminsi mwumva ngo itorero ryacu ngo nta bitangaza bibamo itorero ryacu ribamwe ibitangaza cyane ntibibe amen bibamo ariko harimo n'ibyo namwe mutazi burya nta nubwo muzi ko n'umushumba wacu ajya akora ibitangaza ibitangaza rwose umushumba wacu akabakorera ibitangaza kandi mwese mukanyurwa mukanishima iri ni ryo torero ry'ukuri nimba ari n'ibitangaza munashaka reka mbaze mbabwire buriya hano muri rino torero ryacu nubwo bamwe mwaba munabyirengagiza ariko murabizi yemwe ngewe ndashaka ko uyu munsi tugiye gusoza aya materaniro ndagira ngo tugerageze umushumba wacu Amen. pastor utwihanganire mu izina rya Yesu Kristo atwihanganire ahubwo reka tumuheze gato hanyuma mbereke ikintu tugiye gukora maze muze kumbwira nawe pastor reka tugusabe turaguheje gato mu izina rya Yesu ntabwo ari uko tukwanze ahubwo turagira ngo abakristo bemere ko hano mu itorero ryacu harimo ibitangaza amen amen. dukundire rero Pastor wambaye neza ko nimva neza hanyuma rero ntimwabona uko twagiye tubikurikirana tumuhamagare noneho uze kureba ibyo yakora ahangaha aza kutubwira umubare wayo ko twabitondesha turi kumwe nawe Uwiteka Imana irakomeye uru rugo rwacu iri torero ryacu ni itorero rya gikristo ni itorero ry'ukuri mu isi hose bararizi Amen. Haleluya mwebwe no mu ijuru bararizi kabyara no mu ijuru bararizi Kuzimu bararitinya. kuzimu ho ntibanagera hano Shitani ritinya nabi. Haleluya 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 reka umushumba wacu tumusabe genda turebere umushumba hanyuma karibu umushumba wacu nimumuha amashyi haleluya 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 imbaraga z'Imana zirakora reka mbabwire bene data ni kenshi na kenshi tugenda duhura n'ibibazo umwanzi satani akadutega iminsi akadutega ibigeragezo byinshi mu nzira ariko iyo mumirishe gutya nkararama nkareba hejuru mpita mbona ibihishwe ndagira ngo mbereke yuko Imana ngiye nyereka ibitangaza ndagira ngo mbereke yuko n'ibyo wabasize mu nzu niyo yaba ari amarozi niyo yaba ari amadayimoni niyo byaba ari ibindi bibi byose nabyirukana mu izina rya Yesu
pasa icyo gitabo tubara imibare twakise igitabo cya kangahe? Oh mana, tuzi yuko ushobora byose, tuzi yuko dukoreshwa nawe, tuzi yuko ibitangaza ukora tubikoreshwa nawe, tuzi yuko ari wowe werekana ibihishwe ukavumbura ibyagiye ahantu tutashobora kubonesha amaso yacu. Ndagusabye ngo unyereke umubare barimo batekerezaho, kandi saba ari njyewe mwami, ahubwo bari imbaraga zawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Pastor, komeza utubwire n'ibyo uko byari bimeze. Nimba koko werekwa ukerekwa iby'Imana iba yagutumye koko ukabasha kubibona. Kiriya gitabo gikurikiye ndavuga iki? Fasha icyo gitabo twabitomboye hano udahari. Icyo gitabo cyari cya kangahe? Iki gitabo ntabwo najya muri byinshi Imana iba yanyeretse. Iki gitabo ni icyakara. Ona twe dufite pasiteri wa mbere ku isi. Nta n'uwadukurikira. Dufite pasiteri wa mbere. Aha ntitwamuheje. Twigeze tubivuga se ngo byibura ngo wenda ngo abe yabibonye. Imana irakora mu izina rya Yesu. Pasiteri wacu arashobora. Pasiteri rero tutanamugoye uko twabitondetse hasigaye igitabo kimwe. Sibyo? Kandi ni cya gatatu. Ubwo se tujye kongera nabyo tumucishe mu ijisho tugira dute. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Icara ububwe neza pasiteri. Haleluya. Itorero ry'ukuri rifite abakozi b'Imana bakora kandi bagakora imirimo y'Imana. Pasiteri asize amafuta rwose. Reka duhe pasiteri wacu noneho umwanya asoza ariko n'abarwayi bacu abasabira umugisha abasengere kugira ngo nabo bagire amahoro n'umunezero. Pasiteri tuguhaye umwanya. Haleluya. Haleluya. Imana yacu irakomeye. Mbarumva ugira uti amen. Mbarumva uti amen. Mukanya Imana inyeretse ibitangaza. Imana inyeretse ibibazo bitandukanye. Imana inyeretse abakobwa babuze abagabo mo hano. Imana inyeretse abarwayi. Harimo umuhungu hano baroza amadayimoni. Ukuboko kuragenda kurahinamirana. Namubonye nyiri mu rugo. Namubonye rwose akaboko kameze gake ariko mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi arataje. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire igitangaza. Yesu ubwo yari ari kumwe n'ubwoko bw'Abisirayeli bugiye kwambuka amazi, murareba kuntu abangana. Yabwiye Mose irambura inkoni yawe, maze Mose arambura inkoni, amazi aratandukana hahinduka ku musenyi. Ndagira ngo mbabwire uti aka kanya ibibazo mufite uwo ndi buramburireho ikiganza byose birahinduka mu musenyi. Uyu munsi tugiye gukira. Ndagira ngo nsabe umuntu wese ufite ikibazo, abarwayi baze hano imbere mbasenga. Haleluya. Amen. Twebwe turasenga mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nsabe abarwayi mwese muze mbasenga. Ngwino witinya. Ngwino pastor biryo ndeke nasenga. Ngwino ngusengere ngusabire umugisha uratawukize. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi ugiye gukora igitangaza. Narindi kukureba ndi mu rugo ndi mu masengesho.
ndi mu cyumba nakubonye ko wabuze umugabo nabihishuye umwuka wera yabibishuriye ariko mu izina rya Yesu nirukanye umudayimoni udutuma utabona umugabo nirukanye abadayimoni bakurimo baguteza umutwe nirukanye abadayimoni batuma utazabona umugabo ndamwirukanye mu izina rya Yesu hano nababwiye ngo harimo abarwayi benshi ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo ngenera babwiye ngo pastor bijuneke ndasenga ndabasengera mu izina rya Yesu ndagusengera kakaboko gakire ngenda tegeka abadayimoni bose bakurimo bakuvemo rambura akaboko mu izina rya Yesu Kristo kuko umwami Yesu avuze rambura akaboko ndasengera abadayimoni bose bakavemo rambura akaboko pastor bijuneke ndasenze rambura akaboko ndasenga mu izina rya Yesu Kristo haleluya Haleluya. ndashaka pasiteri Usenga se cyane. ko gusenga ye ubwo se wowe ubwarasenga nshaka pasiteri n'amafaranga nta bindi genye neza Twebwe ntabwo twakira abantu bameze nkawe. ngo guki Tubabarire hano cyane. se nshaka pasiteri